umwanya wo kubanza mu kibuga mu minota ya nyuma bitunguranye kuko agomba kubanza Aruna Amajaliwa. Ibyo bwabyo hari uburyo bipertiba umutoza kuko n'umukino atari yateguye kuba yabanza mu kibuga, kuba rero yabimenye ku kibuga ni hari ibyo bipertiba umutoza. Attention! Francis Chaneria Charles Bale daposa n'umutwe Rayon Sport igitego cya mbere Charles Bale akaba ari umuhu kandi ukomoka mu gihugu cy'Ubugande hariya umwataka w'umuhanga cyane Charles Bale baba umupira wa nyina hariya tata kuwasa ndani hariya Rayon Sport igitego cya mbere apera ubusa fuego 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 free header abadefenseri ba peri bari bahagaze nabi cyane Charles Bale bakaba bafunguye amazamu ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, umwe mu bataka bashidikanyijweho cyane ariko ku munota wa gatandatu akaba amaze gufungura amazamu ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport igitego cya mbere, igitego atsinze wenyine ahagaze nk'uko Romario bivugaga free header wenyine ku burangare bukomeye cyane bwa Yunus ndetse n'uwitwa Prince atsinda igitego cya mbere, akaba ari umusore Charles Bale washidikanyijweho cyane mu mikino y'igicuti ariko akaba acimaka kuri uyu mukino. Ntekereza ko abakunzi ba Rayon Sport bataza kongera kugira impungenge cyane kuri uyu mugabo, ubona ko ari umukinnyi w'umuhanga, reflex zihuse cyane, uburyo arebye Pavan Nzira ko yari yataye Desi Mpoto yari yataye ku mupira bigaragaza ko ari umukinnyi w'umuhanga. Rayon Sport igitego cya mbere APR Football Club ubusa, umukino ukomeye cyane, umukino w'amateka, miliyoni 10 n'indu zitwara uza kwegukana igikombe. Romario cyazanywe n'umurice w'ikipe ya APR akaba ari Mugiraneza Jean Baptiste Migi. Yasin Migi wazanye kiriya gikombe nta gaciro wamuhaye kuko ni umuntu wakiniye APR akinira ekipe nationale igihe kinini cyane. Navugaga ko urebye igitego uriye kinjiyemo hariya harimo What's a miss? Bamwita Apamo Abemol. Ariko urebe ni amakosa akomeye daboro ya Boneri, akabona none concentration nkeya kuri Apamo uko iriya baro yagomba kwitera adepose avec intérieur du pied, akantu gato kudeposa nta kindi. Apam akaba atengusha abakunzi b'ikipe ya APR. Mu by'ukuri nta muntu urata igitego nk'iki ngiki ku mukino nk'uyu nguyu, yagomba kudeposa buhoro rwose yitonze, ibyo bita tapping just akantu gato cyane, nta mbaraga byamusabaga, baro yari muri surface. izamu rirangaye wenyine. Icyo yabonye ni uko APR iracyafite akazi kanini. ubu buryo mwinjiyemo Joachim Ojera mtu mubaya huyu sana cyane. bayihaye witwaga Nijirueri, witwaga dukina shampiyona z'ibiceri kuri penalty. Ni muzima kuri penalty kugira ngo bari uyifashe ku biceri musore y'igikoni penalty z'ibiceri. Ariko reba Haji, urebe ukuntu Ojera ari umuhanga, reba uburyo mwinjiyemo, wabibonye cyane kubera akazi ko Yunus hariya aramusunitse n'ibintu bigaragara, koresha akaboko. ariko reba umupira uturutse muri mediane, reba picha aragenda amwirukanga inyuma, ni APR ifite ibibazo muri mediane hariya. Reba Joachim Ojera uzi guprovoka amakosa. Penalty ngiyi, Clear penalty. Attention, reka turebe rero. Kalisa niwe wayifashe. Kalisa Rashidi niwe yahagazeho umukino. Kalisa Rashidi arebana na Pavan Nzira. Kalisa Rashidi
Rashid participe Rayon Sport ayitsindiye igitego cya kabiri babwira penalty n'undi munsi ntuzongera kutureba mu maso Rayon Sport ibitego bibiri APR ubusa fuego 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 reba Mediane APR reba pichi kuri agendaga mukurikira ni APR ifite ikibazo cyagaragaye muri Mediane iracyafite akazi gakomeye ku munota 86 Kalisa Rashid afunguye konteri ye muri Rayon Sport igitego cya mbere kiri official atsinze muri Rayon Sport penalty nziza cyane hariya uvati Kalisa Rashid umusore ahagurutse abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport Murera mukanyiraza kuririmbwa ikipe ya Peranga itsinzwe irushwa cyane attention Mucyo Didier Junior umupira umubara muremure ariko akaba ari goal kick iminota 87 ibitego bibiri Rayon Sport APR ubusa Rayon Sport attention ibitego bibiri babonye bikomeye cyane inshuro ya gatatu mu mateka reka nze nongere musubire mu mateka APR niyo yatsinze bwa mbere Rayon Sport inshuro ebyiri zikurikiranya mu mateka cyane icyo gihe APR hari mu mwaka wa 2005-2006 tariki 23 Ukwakira nibwo yatsinze ibitego bitatu iza kwisubira tariki ya mbere Gashyantare 2007 itsinda ibitego 4-1 Rayon Sport nayo yaje kuza kubikora itsinda APR inshuro ebyiri zikurikiranya hari mu mwaka wa 2015-2016 ubwo yatsindaga ibitego 4 irongera yisubira tariki ya 3 Gicurasi 2016 iyikubita nanone ibitego 4 uyu munsi ikoze noneho amateka kubera ko imikino ibireruka yarayitsinze itsinze noneho n'uwa gatatu cyane muri iyo mikino itatu itsinze ari imikino y'igikombe cya finale ikigaragara ni APR ikwiye gusubira ku isoko irasubirayo cyane abakinnyi yazanye harimo ababeshyi ikipe reka nkubwire uyu mukinnyi witwa Benjamin wa mbere utabasha kujya mu kibuga Tadeo Ruhanga aba bakinnyi babiri batabasha no kujya mu kibuga ukongera witwa Victor Mbahoma utagaragaye shot 0 on target off ota 0 Ruhango ibishoboka byose umukinnyi yagabaye akora nk'umwataka nta na kimwe twabonye cyane icya kabiri iyi defense irimo witwa Buregera Prince irimo Yunus Anjirere Mediane babeshwe na defensivement Tadeo Ruhanga ibibazo Tadeo Ruhanga atarimo Pichu naga ari umuntu ukina gatandatu ngo agume Ruboneka nahaguma Shaibubu nahaguma bakeneye umukaseri byanga bikunda attention irago Haji ishota ariko umupira bafata mugiye kurera rw'ikipe ya Rayon Sport nubwo batsinze ibibazo urabona ko bagiye babikosora kubera imikino myinshi ya gicuti cyane yaba mu izamu yaba muri defense yaba Mediane yaba attack urabona ko bo bafite uburyo bazi ibibazo byabo abanabirinda ntabwo ari abantu bakina umukino uryoshye ariko action igitego ariko APR ariko n'umukino bawugaragaje ikipe yakinye nuko itasatiriye cyane ariko uko yasatiraga yatsindaga igitego ni ekipe ubona ko amaokasiyo yayo babasha kuyabyaza umusaruro cyane minota 5 y'inyongera rero akaba ari umusore witwa Bonheur yariya rwose ategeka Imana uri mu bihe byiza pe cyane akaba rero hari minota 5 y'inyongera Rayon Sport igaterura igikombe na miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda ubwo APR atwara miliyoni 5 irago Haji akina neza cyane na Mucyo Didier Junior
Attention, Kalisa Rashid arakina akantu zamura umupira iragwa Haji ubona ko ari gukina noneho arimo aguriye miliyoni 25 z'abareyo zikoze akazi witwari. Reba hano baro riturutse centre nziza ukuna control baro ubwabyo. APR ifite ikibazo gikomeye cyane. APR ifite ikibazo gikomeye cyane. APR itsinze imipira yose iratakara muri mediane. APR itsinzwe irushwa cyane. Ati oya subiramo. Bati reka. Eka turebe Joachim Ojera wafashe penalty. Joachim Ojera agomba gusubiramo penalty hariya. Uwitwa Joachim Ojera uyu mugabo noneho wamaze kugurwa n'abareyo. Umwaka ushize twavugaga ko ari nizanye, ariko abakunzi ba APR bamanjiriwe abumiwe. Joachim Ojera arabatsinze wenyine ku giti cye. Joachim Ojera arebana hariya n'umuntu witwa Pavel Nzira, yitwa Joachim Ojera. Joachim Ojera uburyo bwiza cyane bwavuye kwa Haji. Joachim Ojera yinjira hariya muri box witwa Ramadan aramusunika, aragenda bukora penalty. Joachim Ojera iterekamo neza cyane, ibitego 3 by'ikipe ya Rayon Sport. Joachim Ojera, Charles Ba, uwitwa Kalisa Rashid. Fuego. Abakunzi ba APR bikubura bataha. Akundi ikipe barushije. Umukino ukabura rangiye. Rayon Sport ikabitwaye igikombe cya Super Coupe 2023 itsinze ikipe ya APR ibitego 3-0. Ibitego bya Charles Ba, Kalisa Rashid kuri penalty ndetse na Joachim Ojera kuri penalty. Rayon Sport ntabwo twaruka kubona itsinda APR ibitego 3-0. Iyi tsinzi isuzuguye iyigishije umupira. Victoire bien méritée. Ni APR yari hasi cyane, surtout au niveau de mediane. Muri mediane n'ekipe yatakazaga umupira, Rayon Sport gakora contre-attaque zihuta. N'ekipe yarushijwe kabisa muri mediane. Ni nacyo gitumye ikipe ubona ko bayitsinze bayirusha. Ni victoire imerite.